rudasaza rwa ruhu rwegeranye. Tugiye rero kuvanga ku bantu mufite skin iri combined, like iri oily ndetse na dry, biba byiza ikoresheje umuhondo w'igi ndetse n'umweru wayo. Ndakora mask ariko reka mbikore neza. Ibi ngo nzayikoresha muri ino minsi. Hari n'undi mushuti wanjye turi kumwe nawe ndamuha ngo yisige. Iyo rero ufite uruhu ruri dry, biba byiza iyo ukoresheje umuhondo w'igi. Waba ufite uruhu ruri oily ugakoresha uyu mweru wonyine w'igi. So icyo tugiye gukora rero, tugiye gushyiramo na gikotoru yacu kugira ngo mask yacu ibe ibaye tayari. Ibi ngibi ikintu cyonyine mbikoresha, utabona kiramo ino foke n'ibiki, nibyo byonyine nkoresha. Ntabwo mbikoresha mu kurya. Utazafata ikintu ukoresha mu kurya ugasanga kivanzemo amagi n'intuza n'igikotori. Icyo ukora noneho uravanga fresh, ibyo bya bintu byawe byivanga koko. Ku bantu mudakunda umuhumuro w'amagi biragorana. Uravanga paka byivanze nyine byabaye mask. Ukomeza ugira gutya bigenda byivanga. So guys, mask yacu iri ahangaha, tugiye kwisiga and then turindire turebe uko biza kugenda, sibyo? Noneho nk'umuntu waba bari guhamagara kandi ni yawe, si yawe, sawa, umeze uhamagare n'uruha ugakuba. Nubwo nzanye okay, ubwo nyine bari kumuhamagara. Twereka twisige. Ngiye gukoresha narebye gukoresha intoki. Hari igihe sometimes njya nkoresha intoki, ariko uyu munsi reka twihangane ko turi kuri kamera, tubigenze neza. Noneho nta na miruwari mfite imbere yanjye, simbizi. Guys, abantu muza amagi cyangwa cya gisirikare cyo nyambara kuri TikTok. Niba dukunda umuhumuro w'amagi, ifoke ufunga amazuru. Noneho kandi hari akantu gafite iruhande rwanjye, ndajya nireba muri telefone yanjye aho maze gusiga. Gukora video utimakiye ni ibintu kugira ngo mbereke ko ushobora nawe gukira. Oh God, guys, kubera ko kwisiga biratinda, azagerageza yihutishe kugira ngo bitababangamira. Ariko nakubwiye ukuri ngo kwivura biruta byose. Wisiga gake gake ahantu hose, cyane cyane nk'abantu muba mufite ahangaha hijimye, umakinga sure ko uhatinda ukagenda gake like this, agurya kwisiga fresh. Ndikwira muri